y'umwuka wera, dufite imvura y'itumba, tumeze neza, kugira ngo tutazatahira kubwiriza gusa, ahubwo hamwe n'abo tubwiriza tuzafatanye guhabwa ubugingo buhoraho. Ntabwo rero twabihindura ibintu bisanzwe, kuko burya ibintu biri kugenda byihuta bisatira umusozo w'iyi si, tugomba no kubyitondera tukabyitwaramo neza. Kuko imyaka iyi si yagenewe niko iri kugenda yihuta ngo isoze, kandi ntabwo dushaka gusozanya nayo nabi, dushaka kugira umusozo mwiza. Muse hajemo One Voice 27. Ubundi iri mu 27 tuzi ko iyo dusomye muri Daniyeli mu buhanuzi bw'imyaka 2300, noneho bwatangiye muri 457 ku isonga rya Yerusalemu, bukarangiza muri 844. Yesu aho yagiye ahera cyane. Muri hagati muri icyo gishushanyo tubonamo gusigwa kwa Mesiya. Yesu rero yabatijwe muri 27. None rero ubu ngubu mu mwaka w'2027 ukoze imibare neza, wasanga Yesu azamaze imyaka 2000 abatijwe. Ni muri cyo rwego tuvuga tuti One Voice 27 ni imyaka 27 Yesu abatijwe muri 27. Yego. Ubwo rero 2027 imyaka 2000 zabishize Yesu abatijwe. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu turi kuvuga tuti umwizera wese ashakishe uwakiriza Yesu. Icyo gihe rero twebwe turi kuvuga tuti turibuka yuko Yesu yabatijwe, kandi ku bwacu tugacungurwa. Ntimuzabigane, kuko bazaba hari amahame batazi, abandi bayigaga bo basibye. N'ubu hari abaje mwaya materaniro wenda bakabaje barangiza inshingano babo bakaba batashye, ibi tukaba tubyize batashye. Muzamenye ko ari bamwe baza mu materaniro bahagera nyuma bagataha mbere y'abandi. Ntimuzabigane, mwebwe muzigane Bibiliya gusa. Ibyo nari ntarabivuga, noneho ndabivuze. Ntimuzabigane, ihame ryanditse mu gitabo cy'Abadiventiste bizera ku cyigisho cyitwa imibereho ya Gikristo. Baravuze ngo kwisiga irangi, ngo umuntu wisiga irangi akwiriye gufatwa nk'umupagane cyangwa umuhakanyi. Nimukomeze muhakane, nimukomeze mupagane, muraza kuzabona inyungu zabyo. Ntimugafate ibintu mwamenyereye iriya hanze ngo abari byo muzana mu itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana rifite amahame yanditse y'ukuri. Nshuti zanjye, mwebwe mwiyeguriye Imana mukaba mwabatijwe uyu munsi, muze mwiteguye ko hari abo muje gusimbura bananiwe uyu mucyo. Ubwo bawunaniwe, mwebwe muzakurikiza ibyanditse mu ijambo ry'Imana. Imana izabaha umugisha, izabaha amahoro, izabaha kugubwa neza, kandi muzashimira Imana. Mwebwe muzakomeze mufate ku mbaho zo kuri iyo nkuge. Nimunambuka mugeze ku musozo wayo, no mu gupfa kwayo, imbaho z'iyo nkuge muzabe muzifite muzijyanye. Muzagume ku ijambo ry'Imana. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza aho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Amahoro n'Imana bikomeze kubana namwe. Turi hano i Gisenyi, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turi kumwe na pasiteri, ngira ngo tumaze ibyumweru 2 mu mavuna cyangwa se mu materaniro y'ivugabutumwa, aho twari dufite insanganyamatsiko igira iti guhabwa imbabazi. Pastor, tugwaye ikaze kuri Kwiringira TV. Nge nitwa Theophile, tugiye kuganira. Murakoze cyane. Yego. Tumaze ibyumweru 2 mu mavuna, na mavuna yateguwe na korali muyobora mubereye umuyobozi cyangwa se mubereye abayobozi, mu nsanganyamatsiko igira iti guhabwa imbabazi. N'amavuna Pastor, mwatubwira mute uko yagenze ni uko byibuza mwatekerezaga? Murakoze cyane. Aya mavuna afite insanganyamatsiko ivuga ngo guhabwa imbabazi, kandi mu ijwi rimwe 27, aho abantu bose, buri mwizera wese, twese mu ijwi rimwe dushize hamwe, dushakisha inshuti zacu, dusengera, tuzanira Yesu Kristo. Buri wizera wese akagira umuntu abyibuze asengera, akazabatizwa cy'impano igaragaza ko Yesu mwami wacu natwe yaducunguye. Amavuna rero yateguwe na korali abategereje, kandi bayategura neza, batumira umubwiriza Valence. Natwe twari tuzi ko amavuna azagenda neza, kuko korali yararitse abashitsi, bakora gahunda nziza, batumira amakorali menshi yaturutse i Kigali,
batura amakorari menshi aturutse i Musanze, bategura amakorari kandi akunzwe n'abantu benshi cyane. Yego. Amateraniro rero y'ivugabutumwa amaze ibyumweru 2, Yego. atangiye kuri 25 z'ukwezi kwa karindwi, akaba ashoje kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa 8. N'amateraniro yagenze neza, yaritabiriwe n'abantu benshi, haba mu gitondo nimugoroba, abantu baritabiriye, urabona ko hano hateguye neza, hari amatente rwose bateguye neza ku buryo nta zuba, nibwo imvura yagwa nta kibazo cyari kuba inkomyi muri aya materaniro. Rwose amateraniro nk'uko tubyifuza yagenze neza. Abaririmbyi bateguriye amavuna, Yego. tuganira baratubwiraga bati byibuze tuzabatirishamwo abantu 100. Yego. None aya materaniro ku musozo wayo habatijwemwo abizera basha 110. Amen. Urumva rero yuko intego igezweho kandi turashimira Imana. Saha gusa amateraniro y'ivugabutumwa arakomeje muri iyi firidi. Ngewe muvugana nitwa Pastor Habiyaremye Naftali. Yego. Aba mpagarariye ivugabutumwa muri iyi firidi y'amajyaruguru y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Wow. Ikorera icyicaro i Rubavu. Yego. Dufite rero amavuna menshi, dufite amasite agera ku 117 muri iki gihembwe cya gatatu, kandi aho twiteze kubatirishamo n'ubundi abizera benshi. Abizera benshi bari kumva neza One Voice 27, uburyo mu ijwi rimwe 27, aho abizera bose bari gushakisha inshuti. Yego. Ku musozo umwizera wese azaba kugaragaza abo yamaze kubatirisha. Kandi tumaze kubona abizera bamaze kubatirisha n'abarenze umwe. Dufite umwizera umaze kubatirisha abantu 15, undi 20, n'abandi. Kandi Yego. bizagenda neza. Amateraniro y'umusiro yagenze neza, asozwe neza, intego igezweho, kandi tuzakomeza gukora amateraniro. Dufite na gahunda ya Oikos. Yego. Oikos bisobanuye ni ivugabutumwa ry'urugo ku rundi. Yego. Cyo bita personal evangelism. Yego. Ariko umuntu akatagitinga, akaba afite inshuti runaka, umuntu asengera, umuryango cyangwa se abantu benshi, itsinda ry'abantu benshi bigana Bibiliya. Abo rero dufite abigisha bari kwigisha abigishwa benshi, kandi nabo ku musozo w'iyi gahunda tuzi neza yuko bazabatizwa. turi gushima Imana. Murakoze cyane. Pastor Naftali, urakoze cyane. Ngiriwe umugisha no kuganira n'umwe mu bayobozi, Pastor Naftali, muri iyi firidi. Reka tuganire gato cyane uko dukomoje ku kintu cya One Voice 27. Ni ijwi rimwe, ni gahunda izatangira mu mwaka wa 2027 ikazasoza ngira ngo 2029. Borakoze. Gahunda yo ntabwo izatangira 2027, Yego. ahubwo ubu tuyirimo. Deja ubu yaratangiye, aho umwizera wese ari gushakisha umuntu yitwa inshuti azazanira Yesu. Yego. Mbese ni ugushimira Imana, gushimira Yesu ko yagize neza, njye nkamenya itorero ry'ukuri kandi nkabatizwa. Kubw'ibyo rero ikigaragaza ko nemeye kandi mushimira nuko nanjye nshaka inshuti nkayizana, nkavuga nti nanjye Yesu ngo yunagukirije. Gahunda rero yaratangiye, ahubwo 2027 mu kwezi kwa 9 nibwo izasoza. Ubu umuntu wese ari kwishimira abo yamaze gukiriza Yesu Kristo. Urakoze cyane. Kandi nta nubwo izasoza gutyo, ariko Oikos twebwe tuzakomeza gushaka inshuti, tuzakomeza kubatirisha. Ariko iyi gahunda yo ya One Voice 27 program mu ijwi rimwe 27, iyo izasoza muri 2027. Good, urakoze cyane. Pastor, twabonye TMI 2016. Ni TMI yagize impinduka nini cyane mu itorero ry'Abadiventiste wa karindwi, aho abantu barenga 100,000 niba nibuka neza. Ngira ngo na hano Igisenyi niho umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste wa karindwi, wari umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste wa karindwi kiriya gihe, Dr. Pastor Teddy Wilson. Muri iyi firidi One Voice 27 ni ijwi rimwe muri 2027, twiteguye kuyakira dute nk'abayobozi, nk'umuyobozi tuyisobanura umuturage uri hirya hariya. Hari ibyo twagiye dukomozaho, abategereje babitangiye, ariko umuturage uri hirya hariya azumva One Voice na TMI ibyo binabigereranya ati? Murakoze. TMI na One Voice, muri TMI twashizemwo imbaraga, bivuze ngo twese mu murimo w'ivugabutumwa abizera bajamo, dushiramo imbaraga cyane, tubatiza abizera benshi. TMI rero icyo gihe kwari gutangira
ariko ntiyahagaze. Yego. Ntabwo yahagaze kuko twese mu ivugabutumwa, Yego. mu ivugabutumwa. Nanone rero One Voice 27 ni mu ijwi rimwe. Mu ijwi rimwe. Yego. Twese intera imwe kubwiriza ubutumwa bwiza, tukabwira ko twakijijwe, tukabwira abantu bose ko Yesu ko mu ijuru hari Imana aho baza bagakirizwa. Yego. Rero n'ubundi TMI irakomeje burya. Icyo gihe twari kuyitangiza ariko burya irakomeje. Yego. Niyo mpamvu nakubwiye nti turi muri gahunda y'ivugabutumwa ry'urugo ku rundi, icyo twita Oikos. Yego. Iyikomeje muri TMI. Uyu munsi hajemo One Voice 27. Ubundi iri mu ijuru 27 tuzi ko iyo dusomye muri Daniyeli mu buhanuzi bw'imyaka 2300 noneho bwatangiye muri 457 ku isonga rya Yerusalemu bukarangiza muri 844. Yesu aho yagiye ahera cyane muri hagati muri icyo gishushanyo tubonamo gusigwa kwa Mesiya. Yesu rero yabatijwe muri 27. None rero ubu ngubu mu mwaka w'2027 ukoze imibare neza wasanga Yesu azamaze imyaka 2000 abatijwe. Ni muri cyo rwego tuvuga tuti One Voice 27 ni imyaka 27 Yesu abatijwe muri 27. Yego. Ubwo rero 2027 imyaka 2000 zabishize Yesu abatijwe. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu turi kuvuga tuti umwizera wese ashakishe uwakiriza Yesu. Icyo gihe rero twebwe turi kuvuga tuti turibuka yuko Yesu yabatijwe kandi ku bwacu tugacungurwa. Twe ku musaraba turacungurwa. None rero ngewe ndamukirije abantu ota mwari runaka 2 3 4 5 cyangwa umwe. Rero buri mwizera wese byibuze ashaka umuntu umwe nawe azishimira kuvuga ati Yesu nanjye nagukirije uyu nguyu. Rero muri rusange abantu bagomba kubyumva batyo. Ntabwo ari uko tuzizi isabukuru, ntabwo ari cyo tugamije, ahubwo tugendereye no kubwiriza ubutumwa bwiza, tukamenya icyo Yesu dukoreye abantu benshi, tugakiriza abantu benshi kuri Kristo Yesu. Nuko murakoze cyane, Imana bahumugisha. Muyobo, dusoza nagira amahirwe navuga ko ni amahirwe akomeye cyane yo kuba nahuye n'umuyobozi. Ni Fridi twavuga ko iri imwe muri Fridi yatangiremo ubutumwa bwiza, cyane ko ubutumwa bwiza bagaragu b'Imana 2 baje, umwe akagira igitwe undi akaza hano mu Rwankeri. Uyu munsi wa none nk'umuyobozi ni ivugabutumwa rihagaze rite muri uyu murimo, muri iyi Fridi, cyane ko tunashima Imana uyu munsi mu bizera mwari mufite hiyongeyeho abizera 110. Ni umurimo uhagaze ute muri iyi Fridi? Muri iyi Fridi rero murakoze cyane. Muri iyi Fridi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba ihagarariwe na Pastor Perezida Mutimana Nkundakozera. Ni Fridi ifite imbaraga mu ivugabutumwa kandi abizera bose bari kujyamo. Urugero nk'ubu ngubu guhera mu kwezi kwa mbere amezi 6 arashize 7 tumaze kubatiza abizera 5,000. Hafi 600. Yego. Rero urumva yuko umurimo abizera barabyumva, umurimo w'ivugabutumwa uri imbere, amakora arishira hamwe agakora amavuna nk'uko wabibonye, amatsinda arishira hamwe agakora ivugabutumwa, abadiyakoni barishira hamwe ku matorero amwe bagakora ivugabutumwa. Mbese barabyumva neza cyane. Dufite kandi ababwiriza bafite imbaraga, ngira ngo wabyiboneye. Ubwo rero ivugabutumwa muri Fridi rwose rihagaze neza, abizera barabyumva, abayobozi natwe dushizemo imbaraga, turangajwe n'umuyobozi wacu Pastor Perezida Mutimana Nkundakozera. Yego. Abirimo neza cyane. Pastor ushyigikiye, ndamukunda cyane. Uzamudusuriza uti kuri Ngira TV twaramusuje. Imbaraga natwe tumwungirije, turakora cyane. Ivugabutumwa ubona ko rihagaze neza muri iyi Fridi. Pastor, reka dusoze ni kimwe ashimira korari abategereje bagize uruhare mu kubagarurira cyangwa se mu kugarurira umwami Yesu Kristo abagera ku 110 bose babyawe ubwa kabiri. Bibiliya yaranditse ngo mu ijuru niyo umuntu umwe abonetse bavuza impundu. Ubu ntabwo turi kwibaza impundu ziri kuvuzwa mu ijuru, natwe mu mitima yacu ni kimwe ashimira korari abategereje. Ubutumwa bwiza bwa Matayo gice cya 28 umurongo wa 19. Yesu yaravuze ati, ari kubwira abigishwa bati nahawe ubutware nabatumye mugende mubwirize ubutumwa bwiza abantu mu mahanga yose. Abemera mubatize mu izina rya twese umwana n'umwuka wera. Mubigishe kwitondera ibyo nabwiye byose, kandi avuga ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Aho rero hari inshingano ya buri mwizera wese. Korari rero abategereje turabashimira ko bumvise neza inshingano itorero ryahamagariwe, bakiyemeza ntawubahase, bakabitekereza, bakicara bagambira gutegura ivugabutumwa nk'iri ngiri, bagasetinga n'intego bati tuzabatiriza byibuze abantu 100. Urumva rero ntabwo umukabano tubwira ko
dukwiriye gutije gusaba ibirenze. Rero turabashimira cyane ko Imana yarabakoresheje barakora, habatijwe abizera 110. Umurimo ntuhagaze rero, bakomeze bakomeze vuga butumwa ry'urugo kurundi, barafite inshuti nyinshi benshi batabatijwe ndabizi, bakomeze n'ikindi gihe bazongera bategura amavuna, kandi babaye urugero rwiza n'andi makorari yareberaho bagategura amavuna. Hari amakorari ngira ngo na Haleluya nayo yari isoje ivuna, yego, kandi abatijemo bagera muri 81 gutyo, n'abandi bari gutegura, yego, n'abandi bari gutegura. Ibi amakorero adufashije umurimo akumva inshingano yabo, bizatuma ivugabutumwa rikomeza kugira imbaraga muri iyi firiti. Turabashimira rero, barakoze, Imana ibahe umugisha. Batumira umubwiriza ufite imbaraga, batumira amakorari meza akundwa, mbese mukarabakoresheje. Turabasabira umugisha, Imana ikomeze kubaha imbaraga kandi bakomeze umurimo kugeza isagarutse. Amen. Namwe turabashimira. Amen. Tukiri kumwe na Pasiteri, reka tubibutse ko ni firidi iri muri niyo y'u Rwanda, iri muri diviziyo East Central, yego. Ni diviziyo nayo ifite abizera bari gukabakaba 5 miliyoni mu mibare muri statistique zeruka gukorwa mu mwaka wa 2025. Iyi ni imwe muri niyo ifite abizera benshi muri diviziyo yacu. Pastor, nibyo kwishimirwa. Amen. Rero reka tubashimire cyane. Gahunda nkuko mubizi, nge nitwa Theophile. Gahunda ni One Voice 27, aho turi kumwe n'abayobozi batandukanye. Wowe mwizera ukumva Kwiringira TV, wowe mu Kristo aho uzaba uri hose, menya ko umugambi wacu ari One Voice 27. Pastor, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Valence, tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. One Voice 27, ijwi rimwe muri 2027. Uyu munsi umaze ibyumweru 2 hano i Gisenyi. Nibihe byari bimeze gute kuri wowe? Byari byiza cyane. Kuri nge byatumye nsubizwamo imbaraga. Yego. Twagize byiza byo gusenga mu gitondo na nimugoroba. Yego. Tubana kenshi aho tugenda mu murimo w'ivugabutumwa, urabizi aho bishoboka tuba turi kumwe. Ukunda kuvuga ijambo uti mbibabwiye umunsi sinzabisubiramo, sibyo? Cyangwa uti uwumva yarumvise, singewe kugiri wo kumvisha ibyo umuntu atumvise. By'umwihariko hano Rubavu, nubuhe budasa wahabonye mu murimo w'ivugabutumwa, mu bwitabire bw'abizera n'abandi batandukanye? Ni ugukunda ijambo ry'Imana, ni ugukunda amateraniro ya mu gitondo, nicyo nababonyeho, gukunda amateraniro ya nimugoroba, kubaza ibibazo ku bijyanye n'ubumenyi bw'ubuhanuzi, kandi bagakurikira rwose. Ni ibihe wigishemo ibyigisho bitandukanye. Uyu munsi wa none habatijwe abizera bagera kuri 110 bose. 111. Ni umubare usobanukiye kuri wowe? Kuri njyewe ni umubare numvise nshimira Imana cyane, kuko navuze nti ubwo turi kwitegura gukora mu ijwi rimwe, twebwe ahubwo rigomba kugera twaramaze guhabwa imbaraga. Yego. Kugira ngo tube twaramaze kumenyera gukora umurimo, bityo tuzahabwa ikamba ry'ubugingo hamwe nabo twabwirije ubutumwa. Yego. Turi mu bihe bya One Voice 27 nkuko twakomeje kujya tubigarako. Ni icyemezo cyafashwe n'inama ya General Conference mu mwaka wa 2026, ngira ngo na 5 ubwo habaga amatora, ariko biza gutangazwa mu mwaka wa 2026. By'umwihariko nk'ababwiriza butumwa bwiza, uru ni urugendo mumenyereye, n'ibihe musanzwe mumenyereye, mwiteguye gukora mute? Cyane twasobanukiye ikoranabuhanga, akamaro k'ivuga butumwa rinyuze ku ikoranabuhanga, ariko ni urugendo mwiteguye kugenda mute kugeza mu kwezi kwa 9 2027? Iyi gahunda yo ya One Voice 27 ntabwo twavuga ko ari nk'ibintu bisanzwe twamenyereye. Yego. Kuko ibintu bisanzwe twamenyereye ni ukubwiriza, tukajya mu mavuna, abantu bakaza, ariko noneho turashaka gukora muri One Voice 27 twuzuye imbaraga y'umwuka wera, dufite imvura y'itumba, tumeze neza, kugira ngo tutazatahira kubwiriza gusa, ahubwo hamwe nabo tubwiriza tuzafatanye guhabwa ubugingo buhoraho. Ntabwo rero twabihindura ibintu bisanzwe, kuko burya ibintu biri kugenda byihuta bisatira umusozo w'iyi si, tugomba no kubyitondera tukabyitwaramo neza. Kuko imyaka iyi si yagenewe niko iri kugenda yihuta ngo isoze, kandi ntabwo dushaka gusozanya nayo nabi, dushaka kugira umusozo mwiza. Hari ababyumva nk'ibisanzwe.
tukabyumva nk'ibisanzwe, tukabona nk'ibisanzwe, amavuna akaba, ngira ngo twari kumwe ku Gisozi wabikomojeho, turabyumva nk'ibisanzwe, amavuna araba ni ibisanzwe, twumva indirimbo amavuna ni ibisanzwe. Ni iki twababwira? ni ukubabwira ko badakwiriye kuguma muri bya bindi bya kera, ko ahubwo bakwiriye guhinduka rwose kandi bakitegura Yesu, kuko igihe kiri bugufi. Kuko iyo abantu bakomeza kuvuga ngo ni bya bindi, hari igihe haba hari ikintu kiri bubakize, bakanga kwemera imbaraga iri bubakize, bakagira igihombo kinini. Ngira ngo waje hano uvuye ku Gisozi, ndabyibuka niho twari duherereye. Uyu munsi wa none korera abategereje bagutumiye, wabahaye umwanya, baguha umwanya, n'icyo babashimira? Korera abategereje narabakunze cyane, nabashimiye urukundo bakunda Imana. Reka nkubwire, ni abantu b'Imana. Yego, ni abantu b'Imana. Twabanye mu gitondo, mu mbeho ya mu gitondo hano i Rubavu harakonja, tubana nimugoroba, tubana muri gahunda zo kurarika abantu. Ndabashimira cyane ku ruhande rwanjye, ngo umurimo batangiye Imana izawubakomerezemo. Icyo nabonye abategereje, abenshi muri bo baracyari bato. Abagabo barimo bakuze ni bakeya. Yego, ngira ngo ni Munyaneza, ni perezida. Yego, nuko ibazo utese aba bana bakuye ibi bitekerezo n'ubushobozi bwo gutegura amavuna, bagatera amatente ameze gutya, mwabibonye anahenze, korari nka ziriya zikomeye, zimwe baranazitegeraga urabyumva, kugira ngo zigere hano bakazitegera rero turu. Mbese naravuze ngo Imana ibaha umugisha. Yego, abantu 20 abantu 111 babatijwe nk'umubwiriza, birashoboka ko baba bari kutwumvira mu ngo zabo, birashoboka ko baba baje mu itorero naryo itorero rifite ibibazo. Niko mu gitabo kibaho mu minsi imeruka kivuga, sibyo? Baje ahantu naho hatameze neza. Niye message wabahereza mu buryo bw'inkomezi, kugira ngo ibyo bacamo byose bazibuke ko bataje mu itorero, ahubwo baje basanga Imana? Nababwira ngo nibakomere, bashikame, be guhanga amaso ku muntu, bayahange kuri Yesu. Yego. Vare, hari ikindi kintu cyanshimishije. Yego, nanejejwe no kubona habatijwemwo umunyamahanga. Yego, nanejejwe n'umuntu nararitse musanze mu kazi. Yego, ariko ntabwo ndavuga akazi akora, impamvu ikomeye. Yego, ariko namusanze ku kazi, hamwe baba bicaye cyangwa banahagaze cyangwa bameze ukundi kuntu. Yego, ndavuga nti ndamurarika. Yego, muraritse araseka. Yego, ngira ngo ni ibintu byo kunganiriza wenda. Yego, mugenzi waramubwira ati ariko ubundi wazabatijwe kumva. Yego, ndati none se nimbatizwa ibyaha byanjye bizashiraho? Yego, ntibizashiraho. Yego, ngwino urebe. aza mu materaniro, ubwo ndeba umukuru w'itorero, ndamumushinga nti wowe ukurikirana uriya muntu. Ariko nawe ntabwo namubwiye amakuru menshi, nta nubwo namubwiye aho namusanze, nta nubwo namubwiye akazi akora. Ariko umukuru w'itorero naramushinze gusa nturiya muntu mukurikirane, mujye muganira iby'ijambo ry'Imana. Akajya amuhamagara, akaza mu mavuna, akaza. None uyu munsi yabatijwe. Turashimira Imana. Amen. Turashimira Imana kubw'uriya mushinwa wabatijwe, kandi Imana yahaye kumva ururimi rw'ikinyarwanda neza. Wow, yumva ikinyarwanda neza. Good. Turashimira Imana. Valence, reka dusoze tubwira abantu ngo dukomeze tube hafi y'Imana, igihe kiri bugufi. Sinzi niba hari message ufite twabwira abantu tukarangurura ya nyuma dusoza. Iya nyuma ni ukubwira ab'isi yose batwumva ngo baze dufatanye kwitegura Yesu. Kandi Imana izabaha ubugingo. Yego. Amen. Vale, reka tugende tugiye ku Kivu. Ubwo wamaraga kubatiza, ubwo wamaraga kwigisha, hitanze abantu 11, ari nabo tugiye kujya ku Kivu. 14 ni nabo tugiye kujya kureba, kugira ngo nabo bavuke ubwa kabiri. Yego. So bwa mbere bibaye? Ntabwo ari ubwa mbere bibaye, kuko n'igihe nakoraga amavuna mu bihe byashize Kibagabaga. Yego. Kibagabaga. Muri 40 baje biyongereye ku bantu bari bubatizwe, kandi barabatijwe. Bamwe muri bejo mu nsubirayo mu materaniro, nasanze bamwe ari n'abayobozi mu itorero. Amen. Imana ni nziza. Kwiringira TV turacyakomeje urugendo rwo kumenya hirya no hino bimeze bite mu murimo w'ivugabutumwa. Uyu munsi twari Igisenyi kuri Eglise Mère, ndakeka nibyo. Uyu munsi rero twari kumwe n'umubwiriza, twaje kureba mubwiriza butumwa mugenzi wacu Valence, ariko na bagenzi bacu korera abategereje. Reka dukomeze gahunda, ngira ngo ibyo tuzagenda tubagezaho ni byinshi, ariko tubabwira ngo One Voice 27, ijwi rimwe muri 2027. Valence, wakoze cyane. Imana ibaha umugisha, murakoze namwe, mukomeze umurimo. Amen. Turagusuje. Witwa amazina? Amazina ni Nshimiyimana Jacqueline. Wabyawe ubwa kabiri. Yego. Umeze neza? Yego, umeze neza. Kimwe mu birori umuntu agirira kuri iyi si, ndakeka ni ibirori bitatu. Yavutse,
oya ni 4 hari ngenekereje, yavutse, yabatijwe, yakoze ubukwe, yanapfuye. Kimwe muri ibyo birori umaze gukora ibirori 2 hari, ubwo ikindi cya gatatu ubwo ni amahitamo yawe. Turagusuje, uriyumva ute nyuma yo kuvuka ubwa kabiri? Ndiyumva neza, ibintu byandenze. Uyu munsi ni umunsi nari ntegereje igihe kirekire, mfata umwanzuro rimwe na rimwe nkisubiraho, ariko uyu munsi nyine Imana yampaye imbaraga zo kugira nanjye ngo njye muri ari amazi mu muryango bwa kabiri. Uri mu mazi, ndabizi, ndabyibuka ubwo ngene ndi kubatizwa nimeze gutya, ndi gutitira akonje, ariko navuyemo nzamuka nshyushye. Wumvaga umeze utiri umana pastor akumanuye kugeza ubwo uzamutse? Mu mazi numvaga, kuko nyine negera imbere hasigaye nk'umuntu umwe, numvaga mfite ibyishimo kuko umunsi wanjye nyine warugizeho nari ntegereje. Yego. Numvishe nyine mfite umunezero mwinshi cyane. Yego. Yorodani yasumaga ari kuri buno uri hafi kuyambuka. Good. Nikorera abategereje yateguye amavuna, nibo bakuraritse cyangwa mwuka w'Imana yaragusanze aravuga ati reka ngende hariya, ngende numva ubutumwa? Korari niyo yandaritse. Yego. Okay. Turi hafi gusoza, niki washimira Imana uyu munsi wa none wavutse ubwa kabiri, ariko hari abandi bakiri inyuma yawe, abo mwabanye, abo mubana mu buzima bwa buri munsi, witeguye kubabwira iyihe nkuru nziza? Ndashima Imana kuba yemeye ko ngera kuri uyu munsi. Hari benshi bafite imyaka nk'iyanjye batashye. Yego. Byagashobokaga ko nanjye naba naratashye mbere ntari nafata uyu mwanzuro wo kuvuga bwa kabiri. Ndashimira Imana ibiherwa icyubahiro. Yego. Yego. Icyo ugiye kubwira abo muri kumwe, abo mukorana? Icyo nabwira abandi ni uko bahindukira bagasanga Yesu. Amen. Twizere ko muri runo rugendo uzabana na Yesu kugeza ubwo Yesu azaba agarutse tukimutegereje. Amen. Nibihe mumaze ibyumweru 2 mu mavuna, n'imisi 14 15 gutyo, nibe byari bimeze bite? Tubwire uko mwabiteguye, byaranzwe n'iki nk'umuntu ushinzwe iby'umwuka, cyane ko ari nawe wari ubikuremo, nubwo wari ufitanyije na communication, ariko wari ufite ipfundo rikomeye, wari uhambiriye ipfundo rikomeye cyane muri kino gikorwa. Umuntu ushinzwe ibyamwuka muri korari, n'ubundi igikorwa cy'amavuna ni kimwe mu bigize ibyamwuka. Nka korari abategereje baricaye batekereza uburyo bagomba kugarura abantu kuri Kristo kandi bakabagarura icyarimwe. Dutekereza gukora igikorwa cy'amavuna nk'iki ngiki mwabonye uyu munsi wa none. Kubw'ibyo rero turabanza dushimira Imana mbere na mbere ko icyo twagambiriye nka korari nk'abana b'abantu kandi Imana yagisoje nk'Imana, turayishimye. Uko byagenze rero, abantu baritabiriye, twagize abashitsi benshi, twagiye kurari ahantu hatandukanye. Umusaruro wavuyemo namwe uyu munsi mwawubonye, twabatirishije abantu barenga 100, twavuga ngo Imana yacu yarakoze, yadukoresheje ibikomeye, yahabwa icyubahiro. N'abantu 100 birumvikana, harimo abaririmbyi, harimo abadiyakoni, harimo abakuru b'itorero. Nk'umuyobozi ushinzwe iby'umwuka, mugiye kuba managinga mute kugira ngo ejo bundi nejo abantu muzamwe mubafite? Ntago korari yabatirishije abantu gutyo gusa ngihita ibata. Dufite ahantu twabanditse, tuzagenda tubakurikirana n'ubundi ni bamwe, kuko ni korari yacu yabatirishije, nubwo dufatanije n'itorero, ariko tuzagenda tubasura, tumenye uko bimeze, tumenye ukuntu bagomba kuza. Kandi ntago birangiriye ahangaha, ubwo nka korari dufite igikorwa n'ubundi cyo gukomeza kubagumana, tubigisha, turushaho kubasobanurira itorero ry'Abadiventiste uko rikora ndetse n'uko Imana yacu ikora, cyane ko abimo benshi twabatirishije ntago bari Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, n'abaturutse mu madini adukikije hirya no hino. Dufite rero gahunda yo kugenda tubigisha, tukarushaho kubaba hafi uko bishoboka. Umwana uvutse vuba rero akenerwa kurerwa agakura, ni muri ubwo buryo tuzababa hafi natwe. Nabonye harimo n'umunyamahanga. Yego. Mwaganiriye? Ntabwo twabashije kuganira, ariko turi buze kumuganiriza. Okay. Twabonye umwanya. Babaririmbyi bagenzi banjye mbabwire ko yaba izo ndirimbo, yaba ibyo bikorwa byose dutegura n'ubundi ni birehereza abantu kuri Kristo. Yego. Rero kuba twategura amavuna nka korari abategereje cyangwa nka korari, ni ibintu twebwe bidutera ishema. Noneho iyo nk'ubu batubwiye bati muzabatirisha abantu 100 tukabageraho, nabwo bidutera ishema, ndetse ni ishema ku itorero, ni ishema kuri Firidi, ndetse ni ishema ku itorero ry'Abadiventiste muri rusange, kuko nk'uko natangiye mbikubwira,
twari dufite ibibazo by'amafaranga muri Rivuna, ariko Uwiteka yagiye yigaragaza hamwe no gufatanya n'abizera n'abandi bantu bashaka kudutera inkunga. Hari abantu bagiye bamamagara ba Cyangugu, ab'i Kigali, bakambwira bati turabakurikiye online, nimero yanyu ni iyihe, bakadutera inkunga. Ariko ibyo byose ni Imana yabikoraga, ni Imana. Ni ukuvuga ngo twihaye intego, twari tumeze nk'umugore utwite. Yego. Iyo umugore atwite rero, iyo aruhutse aravuga ngo Imana ishimwe, bya bindi byamubabazaga, ibyamurushaga byose arabyibagirwa. Mu by'ukuri Rivuna ryaratuvunye, twabyukaga igitondo, ikigoroba twabaga duhari, twaba turi kumwe n'umubwiriza, nta muntu waryamaga. Ngira ngo rimwe nigeze njya no ku kazi ndasinzira, akazi karananira, ariko kubwo gufashwa n'Imana bishoje amahoro, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Yego. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.